Dutangira agafilme kacu k'uyu munsi batwereka abantu bagiye kwifotoza, nuko muri ako kanya umugore wari uri inyuma rwose agahita azamura igipapuro cyanditseho ngo I'm pregnant cyangwa se ndatwite. Muri make rwose ahari ashaka kwerekana ko atwite. Nuko muri ako kanya kumbi rwose bari bagiye gufata agafoto. Ubwo umuntu wari amaze kubafotora agahita avanamo rwose agafoto yari amaze gufotora agahita agenda agahereza wa mugore. Nuko muri ako kanya uwo mugore amaze kugafata agahita ahindukira rwose akareba umugabo amubwira ati umukundwa rero ngo ufitiye surprise uno munsi. Ubwo muri ako kanya agahita amuhereza ka gapapuro. Nuko wa mugabo muri ako kanya nawe arangije agahita agafata amubwira ati yaba ari impano se ungeneye koko. Ntibyasize muri ako kanya ataragafungura hagati haza undi mukobwa ari kuhamagara cyane ati nyakubahwa nyakubahwa. Ubwo amurebye uwo mukobwa agahita amubwira ati nyakubahwa rero ibizamini byawe byo kwa muganga birahageze kano kanya. Agahita akomeza kumubwira ati rero nabirebyeho mu buryo butunguranye cyane. Agahita amubwira ati unyihanganire cyane rero menya hari ibintu byari bibaye ku mugabo bitari byiza. Nuko muri ako kanya agahita amuhereza igipapuro. Umugabo urebye agahita asangaho handitseho ngo rwose ntago abyara cyangwa se ni ingumba mu kinyarwanda cyiza. Nuko wa mugore nawe ari kubireba agahita atungurwa cyane avuga ati wiki kandi twabonye ko rwose umugore w'uno mugabo yaragiye kuba yamubwira ko atwite. Ubwo umugabo muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ati nyine rwose basanze ndi ingumba cyangwa se nabyara. Umugore ubona ko atunguwe cyane muri ako kanya. Ntibyatinze umugabo agahita yitegetse rwose kaka gift wa mugore we yari amaze kumuhereza. Agahita abona rwose ahari yashakaga kuba yamubwira ko atwite. Nuko arangije agahita amwitegereza amubwira ati ndatwite muri make ari gusubiramo amagambo yanditse. Umugore muri ako kanya ubona ko abuze icyo avuga. Wa mugabo agahita akomeza kumubwira ati wanciye inyuma koko. Nuko wa mugore agahita akomeza kumuhakana amubwira ati oya rwose ni weho mugabo mfite wenyine, ni ukuri ndakurahirira ko nta wundi mfite. Nuko wa mugabo agahita amubwira ubona ko amurakariye cyane ati ariko nyine kwa muganga aka kanya bamaze kumbwira ko rwose ndi ingumba ntabyara. Nuko wa mugore muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ati oya rwose ntabwo bishoboka, wasanga wenda ari ikibazo cyabayemo cyangwa se hari abantu bashobora kuba bibeshye. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ubona ko amurakariye cyane ahari yari asanzwe atamwubaha ati oya rwose nta bintu by'amakosa, ahubwo amakosa rwose nari mu mubano wacu. Muri make ari kumubwira ko rwose urukundo ahari bari bafitanye kandi rwo makosa kugeza naho umugore rwose ujya kumubeshyera ko yamuteye inda. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita amubwira ubona ko arakariye uno mugore we ati aka kanya rero ndagira ngo upakire ibintu byawe kano kanya uhita uba hano, ntabwo nakomeza kubana n'umugore unca inyuma yarangiza agahita ambeshyera ko rwose namuteye inda. Arangije agahita amuhereza na ka gafoto ke. Nuko muri ako kanya agahita abona rwose ntari kugenda agahita akomeza kumubwira asakuza ati va hano rero aka kanya niko mvuze. Ntibyatinze wa mugore arangije agahita agenda ubona ko ari kurira ubona ko atabyishimiye kandi ababaye cyane. Ubwo abantu bari aho ngaho rwose bose bari kubireba ubona ko batunguwe cyane kandi bumiwe. Wa mugabo yitunze agahita yihindukira akababwira ati ikirori rero aka kanya kirarangiye mushaka mwakwigendera. Yo kombi bari bagiye gukora n'ikirori. Nuko arangije agahita ahereza wa mukobwa rwose wari umuzaniye ibyo bipapuro byo kwa muganga agahita yigendera. Ntibyatinze wa mukobwa muri ako kanya w'umukozi amaze kubona rwose bose bagiye agahita akomeza kwivugisha ati mana nyagasani uzi ko bigenze neza, biragaragara ko rwose imipangu yanjye iri gukora. Muri make niwe wari wabipanze byose kugira ngo uriya mugabo ahari bamubeshye ko atabyara. Ko mu mukobwa ukuntu yabigenje yari afite rwose kashe yo kwa muganga yashyize kuri cya gipapuro kugira ngo umugabo abashe kuba yamwizera. Ndetse muri ako kanya kugira cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mugore ari gupakira imyenda ye muri make agiye kuba yakwigendera. Nuko wa mukobwa arangije akaza rwose ubona ko atuje cyane ahari nawe yifatanyije nawe mu kababaro ati none se mama umeze neza. Muri make nyine ubona ko amwubashye cyane. Nuko wa mugore muri ako kanya ubona ko rwose arakaye cyane atari no kubyumvisha ibintu bibaye amubwira ati ese kubera iki koko. Nuko agahita yicara ku buriri aganyira uno mukobwa atazi ko rwose byose ari we wabiteye ati kubera icyo atanyizeye koko ko uyu mwana mfite cyangwa se uyu mwana ntwite ari uwe. Nuko wa mukobwa nawe muri ako kanya agahita yicara ku buriri ubona ko agiye kuba yamwihanganisha amubwira ati mama umbabarire cyane rwose nanjye ntabwo nzi impamvu. Nuko arangije agahita akomeza akamubwira ati ariko nanone rero bitewe n'uburyo bimeze kuba rwose waba uri umuntu udafite umugabo ugiye no kuba warera umwana ndakeka byo byaba bikomeye kurushaho. Nuko arangije agahita akomeza akamubwira ati mu by'ukuri rero hari ubundi buryo wakoresha kugira ngo ibihe biri imbere bitazagukomerera cyane. Nuko arangije agahita amuhereza agapapuro rwose kanditseho ngo ivuriro rivanamo abantu inda. Muri make ari kugira uno mugore inama ko rwose ino nda yayivanamo atwite. Nuko umugore muri ako kanya agahita akomeza akamubwira ati oya rwose ntabwo nabikora, ino ntabwo nayivanamo rwose. Nuko wa mukobwa muri ako kanya agahita abona rwose n'umugore akomeje guhakana.
arangije agahita amubwira ati nyine urabizi ko rwose nukomeza kuyitwita uno mugabo yarakwanze ndetse n'iwanyu nabizi bazakwanga, ubwo rero uzaba uri umuntu rwose udafite agaciro. nuko muri ako kanya ubona ko umugore rwose ari kurira ababaye cyane, agahita akamuza akamubwira ati impamvu rero ntabikora kano kanya nuko nahoze rwose ngira inzozi cyangwa se ndota kuzagira umwana wanjye. nuko muri ako kanya ubona ko aramurira gusa, uwo mugore agahita amubwira ubona ko ari kumugira inama ariko atabyishimiye ati ubwo rero aka kanya nimba ubyihanze nta kundi uwo mwana nyine uzakomeza umurere ndetse umurere rwose mu bukene bukomeye cyane. yitunze agahita akamuza akamubwira impamvu rwose azamurira mu bukene ati uriya rero mugabo wawe numvise ariko avuga ko rwose nta kicuma azaguhereza kuba muciye inyuma. nuko mugore muri ako kanya ubona ko atunguye cyane agahita amubwira ati ngo iki none se koko uriya mugabo wanjye yaba yabyivugiye koko? nuko umukobwa w'umukozi agahita akomeza akamubwira ati cyane rwose yabivuze njyewe nabyiyumviye, ariko we yabivugana rwose n'umwavoka cyangwa se n'umunyamategeko uzaba atandukanya. ubwo umugore muri ako kanya ubona ko ababaye cyane, arangije agahita agerageza kuba yamusubiza ka gapapuro rwose kamwereka ngo ivuriro rwose ry'abantu bakuramo inda. nuko wa mukobwa ubona ko rwose ari seriye, agahita akomeza akamubwira ati aka kanya rero ndagira ngo uhitemo amahitamo yawe, ugire amahitamo kandi amahitamo meza y'ubuzima bwawe. nuko arangije rwose agahita yigendera agasiga umugore aho ngaho ari kurira. ntibyatinze ageze hino atari yagera na kure, agahita akomeza kwivugisha ubona ko yishimye ati aka kanya rero rwose byanga bikunda uriya mugabo azaba uwanjye cyangwa se agiye kuba yaba uwanjye. agahita yigendera rwose agasiga uno mugore aha ngaha ababaye cyane. ntibyatinze wa mugore yabitekerejeho agahita asigara rwose abitekerezaho, arangije agahita yitegereza na ka gapapuro rwose uriya mukobwa yari amuhaye, muri make haragiye kuba yabyemera. ntibyatinze rero ko igihe cyakomeje kugenda uko amasaha yakomeje kugenda ugahita batwereka wa mukobwa rwose w'umukozi wa hano ari kugira ibintu rwose ashyira mu kirahure. mwibuke mu kanya kashize twasize ari kwivugisha ati uriya mugabo ko agiye kuba uwe. nuko rero muri ako kanya amaze kuba yabishyiramo agahita abizana rwose wa mugabo. ubona ko umugabo hano yihebye cyane, ari gutekereza ibintu byinshi uko umugore rwose we yamuca inyuma kandi barakundanaga cyane. nuko muri ako kanya wa mukobwa amaze kuhagera agahita akomeza akamubwira ubona ko nawe ari kumwihanganisha ati nyakubahwa rero aka kanya mbabarira cyane ku bintu byakubayeho. agahita akomeza kumubwira anamwitegereza cyane ati ubu ngubu rero bitewe n'ibintu uri gutekereza cyane ukeneye kuba wafata akaruhuko ndetse ukagira rwose n'ikintu ushyira mu nda. ubona ko umugabo muri ako kanya bitewe n'uburyo yakundaga umugore we cyane no kurya byari byaramunaniye, niko muri ako kanya wa mugabo agiye kunywa rwose cya kirahure wa mukobwa azanye ntarakureba rwose kandi twabonye ko hari ibintu yashyizemo. nuko arangije ageze ku munwa agiye kuba yasoma agahita yumva umuntu arakomanze, ku bw'amahirwe rwose agahita ashyira hasi atanyweyeho, agahita ajya kureba uwo muntu ukomanze uwo ari we. ntibyatinze afunguye umuntu wari uje agahita amubwira ati bite ni wowe bita John Rolls? nuko arangije agahita yitegereza ati cyane rwose ni njyewe. ubwo mugabo wari uje agahita akomeza akamubwira ati ibingibi rero ni ibizamini byawe byavuye ku ivuriro. nuko mugabo ubona ko atunguye cyane agahita akomeza akamubwira ati ibyo bizamini rero uri kumbwira nabyakiriye rwose mu gitondo no munsi. ubwo mugabo wari uje ubona ko atunguye cyane ni umudogiteri ahari, agahita akomeza akamubwira ati ahari wenda wasanga habayeho ikosa kubera ko ibizamini byawe uyu munsi rwose aka kanya nyuma ya saa sita nibwo rwose ibizamini bibashije kuba byaza. nuko wa mukobwa rwose w'umukozi ari aho ngaho ubona ko afite ubwoba hari ko agiye gufatwa. nuko wa mugabo agahita akomeza kumubwira ati ok urakoze cyane rwose nimba ari gutyo bimeze. nuko wa mugabo nawe agahita agenda rwose amusubiza ati urakoze cyane nawe. ntibyatinze wa mugabo muri ako kanya agahita yitegereza rwose ibizamini by'aka kanya bazanye, ku bw'amahirwe agahita abona rwose handitseho ko ari umuntu muzima ko nta kibazo afite. ubwo wa mukobwa muri ako kanya ubona ko ahari imipanga igiye kuba yapfa. uwo mugabo rwose agahita amureba ubona ko afite ibyishimo byinshi kandi yishimye ati mana nyagasani uzi ko wanyundikiye ko ndi muzima. ubona ko rwose yishimye, agahita yibuka wa mugore amubwira ati aka kanya rero mbashije kuba nabona ko uriya mugore wanjye mandi atwaye umwana wanjye cyangwa se atwite umwana wanjye. nuko wa mukozi nawe agahita akomeza akamubwira ubona ko yishimye ariko ari kurenza hati birasa nkaho rwose ari byo wasanga uriya mugore atwaye umwana wawe. agahita akomeza akamubwira ati mbega ukuntu ari amakuru meza. nuko wa mugabo muri ako kanya agahita ashyira bya bipapuro hasi, agahita avanamo telefone abwira uno mukobwa ati mana yanjye aka kanya rwose ngomba kuba nahita musaba imbabazi byihutirwa.
nuko wa mukobwa nawe ari kwitegereza rwose agahita ashaka ikintu yakora kubera ko uno mugabo nawe yari yaramukunze ariko atabizi. Nuko wa mugabo muri ako kanya rwose ubona ko afite ibyishimo byinshi agahita ahamagara umugore bamubwira ati Mendi hello urahagana hehe se? Nuko wa mugore rwose nawe wise Mendi agahita amubwira kuri telefone ikintu cyamutunguye kandi cyamuteye ubwoba ati mbabarira cyane rero aka kanya ndi kwa muganga ngiye kuba najya kubagwa. Menya hari rwose wa mugore we yari yarabitekereje agahita abona nta yandi mahirwe asigaranye. Nuko arangije agahita amukupa amubwira ati rero ntibongere kumpamagara aka kanya rwose ngiye kuba najya kubagwa. Nuko arangije akabimusubiriramo arangije agahita anamukupa. Ubwo wa mugabo muri ako kanya ubona ko atunguwe cyane agahita akomeza akamubwira ati kubagwa se bimeze gute yabaye iki noneho? Ntibyatinze arebye neza agahita abona ka kantu rwose wa mukobwa yamuhaye kariho rwose y'amerekezo y'aho ivuriro rwose rivanamo abantu inda riherereye. Nuko wa mugabo muri ako kanya amaze kukabona agahita amenya ko rwose byanga bikunda umugore we yagiye kuba yayivanamo. Nuko arangije agahita amubwira ubona ko atunguye cyane ati mwana nyagasani ngomba kuba namubona ko byagenda kose kugira ngo mbashe kuba rwose namubuza. Nibyatinze muri ako kanya wa mukobwa yitonze agahita afata rwose imfunguzo zari ziri munsi rwose y'akagapapuro yahaye wa mugore arangije agahita azibika yitonze. Nuko muri ako kanya wa mugabo ubona ko agiye kuba yagera rwose ahantu umugore wari byihutirwa agahita abaza n'umukozi we ati none se imfunguzo z'imodoka zanjye ziri hehe? Arangije agahita abwira n'umugabo ati ndakeka hari ziri mu gikapu cyawe rwose hariya dushyira ibintu. Nuko wa mugabo ubona ko ataye umutwe agahita yirukanka agiye kuba yazireba. Nuko wa mugabo rwose agasigara ahangaha agahita afata rwose za mfunguzo yari amaze gufata agahita agenda agahita afungirana wa mugabo. Nuko wa mukobwa amaze kumufungirana wa mugabo rwose agahita abona nta kintu ari kubona arangije agahita asakuza avuga ati nta kintu rwose nshobora kuba nabona kano kanya. Nuko wa mukobwa ubona ko ari wowe ubikoze ari hanze rwose y'urugi. Wa mugabo agahita agerageza kuba yakomanga ku rugi muri make ashaka kuba yasohoka cyangwa se ashaka kuba yafungura rwose ngo hazemo umucyo abashe kuba yabona noneho abona urwo rufunguzo yari agiye kureba. Nuko agahita akomeza guhamagara rwose n'umukozi wabo. Nuko wa mukobwa nawe akaza rwose akagerageza kuba yakora muri make ariko mwumvisha ko ari gufungura. Arangije agahita akomeza akamubwira ati ntabwo rero nanjye nzi ko bigenze ni kubona urugi rwifunze kano kanya. Nuko agahita akomeza akamubwira ubona ko adashaka rwose uriya mugabo ko yajya kuba yareba umugore we ngo amubuze kuba yavana yanda. Arangije agahita amubwira ati sinzi rero rwose impamvu rwifunze cyangwa se rupfuye ndakeka rwose iki ngiki ari ikimenyetso cy'uko nta hantu ugomba kujya. Nuko umugabo ubona ko atunguye cyane agahita akomeza akamubwira ati mwana nyagasani ese uri kunkinisha koko ndakunyiza rwose afungura nisohokere. Ubona ko umugabo muri ako kanya ashaka kuba yakwigenera kuba yakwirebera wa mugore we. Nuko n'umukozi we muri ako kanya agahita akomeza akamubwira ati ntabwo mbizi rero ariko rwose bitekereza akanya gatoya nimba mandi uriya mugore wawe rwose agiye guhita akuramo inda yawe kano kanya. Agahita akomeza akamubwira ko rwose byanga bikunda atamukunda nimba atanakunda n'umwana we kugeza nkaho amukoreye utuntu duke kuriya agahita atangira kuba yakora ikintu gikomeye cyo kuba yavanamo inda ye. Nuko agahita akomeza kumwumvisha rwose impamvu atagomba kuba yagiye ko uriya mugore n'ubundi atamukunda. Nuko mugabo muri ako kanya agahita yibuka rwose ibintu byose uko byagenze agahita yibuka rwose ko na ya leta ya mbere unamukozi rero wayimwoherereje agahita yibuka n'uburyo amufungiranyemo hano. Arangije agahita agerageza akamubwira ibintu ashaka kumva ati uzi ko rwose uri mukuri muri make rwose ubona ko ari kumvira uno mukobwa. Umukobwa ubona ko ahise atungurwa cyane muri ako kanya. Wa mugabo agahita akomeza akamubwira ati uriya mugore wa mungane ntabwo abikeneye nta nubwo rwose bikwiriye yuko njyewe najya kumubuza cyangwa se najya kumureba. Nuko wa mukobwa muri ako kanya ubona ko atangiye kwishimira rwose wa mugabo ko atangiye kumwumvira. Wa mugabo arangije agahita amubwira ati mfungura rwose twinywere wayine n'ubundi uriya mugore yantaye kandi namwirukanye. Nuko wa mukozi muri ako kanya ubona ko ahise agira ibyishimo byinshi. Arangije muri ako kanya agahita agerageza kuba yafungurira wa mugabo ahantu ari muri ka kumba. Nuko muri ako kanya agahita avuga ati mwana nyagasani uzi ko urugi rwose ruserukira muri ako kanya. Nuko wa mugabo agasohokamo arangije agahita yitegereza uno mukozi rwose mu buryo bukomeye cyane. Nuko wa mukozi nawe agahita abona rwose n'umugabo asohotsemo arakaye cyane. Arangije agategereza kuvuga mu mutima ati yaba rwose si yabimenye ibintu rwose napanze kuba nakora. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ubona ko rwose babaye cyane kandi atuje ati urakoze cyane rwose ko warakomeje kumba hafi. Nuko muri ako kanya rwose agahita amuhobera. Umukobwa ubona ko atunguwe cyane ko wa mugabo muri ako kanya yamuhobeye rwose ubona ko afite imipangu. Arangije agahita agenda yitonze ku kaboko ke agahita akazamura rwose agahita amwereka ko urufunguzo rwose yaragiye kureba ari urufite. Arangije agahita akomeza kumubwira ati ukamera rwose nk'umuntu uri kuntera icyuma bwoko mu rubavu ubizi ibintu byose uko bimeze.
nuko arangije agahita akomeza akamubwira ati rero nabiketse ko rwose byanga bikunda ashobora kuba ari we ubiyihishe inyuma. nuko wa mukobwa ubona ko atunguwe cyane agahita amubaza ati none se wabimenye gute koko? muri make ari kubyemera ko rwose ibyo umugabo yaketse ari byo. nuko wa mugabo agahita akomeza kumubwira ubona ko ibyo ari kumubwira atabyitayeho ati ibyo rero rwose ntabwo ngomba kubona bigusobanurira muri kano kanya, ahubwo itegurire rwose ibintu bigiye kuba byakubaho mu kanya. nuko arangije agahita agenda agiye kuba rwose yakwiburiza wa mugore we kuba yavanamo inda ngo avanemo rwose n'umwana we. ndetse rero bagahita batwereka kwa muganga rwose wa mugore ari aho ngaho ubona ko ababaye cyane, nimba hari yari yarangije kuyikuramo ubona ko rwose yari kurira amarira ari menshi kuri we n'agahinda. nuko wa mugabo muri ako kanya agahita amubwira ati mukundwa umeze gute se? nuko wa mukobwa ubona ko rwose ashaka no kuba yamuvugisha ari kurira cyane. wa mugabo agahita akomeza kumubaza ati none se kubera icyo uri kurira koko? nuko wa mugore muri ako kanya ubona ko rwose atabikoze agahita akomeza kumubwira ati njyewe ntabwo nashobora kuba nabikora ngo mvanemo umuntu mu nda yanjye rwose, cyangwa se mbashe kuba nakwica rwose umuntu urengana. nuko agahita akomeza kubwira wa mugabo ati rwose surgery cyangwa se ko wambaga nabihagaritse. nuko wa mugabo muri ako kanya ubona ko amwishimiye, wa mugore ubona ko abuze icyo akora agahita akomeza kumubwira ati uyu mwana ni uwawe John, ndakwinginze mwemere, ntabwo rwose nakubeshya aka kanya rwose nyizere basi bwa rimwe. nuko wa mugabo agahita areba wa mugore rwose ubona ko amwizeye cyane agahita amubwira ati ndakwizeye cyane rero mukundwa, ndetse nabashije kuba nabona ibizamini bya nyabyo rwose bivuye kwa muganga ko njyewe rwose mbyara ntari ngomba rwose nk'uko bari babimbwiye kare. nuko agahita akomeza akamubwira ko rwose wa mukozi wabo ariwe wari ubyihishe inyuma byose. ndetse na muri ako kanya ubona ko urukundo hagati yabo rwose rwari ruhari, usibye rwose wa mukobwa wari washatse kuba yabutandukanya bitewe n'uko nawe yakundaga uno mugabo cyane. mu buzima bwacu bwa buri munsi rero kugira ngo ubashe kuba wagira umubano mwiza cyangwa se umuryango wishimiye, ugomba kuba umunyakuri ukizera umuntu muri kumwe mu mubano, ukamukunda cyane ukirinda kuba wamuhemukira. ikindi kandi mukagenda muganira umunsi ku munsi, icyaba kitagenda neza mukagikemura mukareba icyabateza imbere, bizabarinda rero kugenda mushwana cyangwa se intonganya rwose aho zidakenewe. agafilime kacu rero ko uyu munsi ntaho karangiriye, nimba wayikunze cyangwa se ifite kikunguye wabidusangiza bitwandikira muri komenti. ikindi ntibagirwe like na subscribe nimba bwa mbere uje kuri iyi channel. ikindi ntibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuba bayibona. murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.